ngaho batubwire nk'umuntu utazi gutandukanya Vestine Dorcas badutandukanyiriza. ni ukuvuga ati Vestine ntabwo ndahura nabo nk'uko mbyifuza amaso ku yandi, mbabona ku mafoto ndetse no mu mavideo baba bakoze, gusa Vestine ni mugufiya kuri Dorcas, kandi Vestine akaba ari ufite agakara kenshi kuruta Dorcas we bambona ari imibiri yombi kandi asumba Vestine. Hanyuma kugira ngo bakonvinsinge, nakubwiye ko iki kiganiro baza kukibona, ndashaka kugira ngo hagire indirimbo yabo uririmba neza kubarusha, kandi ari indirimbo yabo urabishobora? Ndabishobora. Ugiye kuririmba iyo ndirimbo yaba Vestine Dorcas? Ibuye. Twatangiye. Igihe natsinzi nabonaga imbere yanjye, rubasha yarafoye aramasa ahamya mu kico utarangwa, yanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza, kuko Uwiteka wanjye yamaze igikundiro cye yagitegekeje, itangiriro nari mfite mu maso y'abantu, nuko mbona ngaruye ubu. Yes, reka dukomeze tubasuhuze cyane inshuti z'Umurage Live TV. Nk'uko twabibasezeranije, tubazanira inkuru zifite akagufa, inkuru nyine ubona ko ari inkuru ifatika. Tugenda ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali, mu mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda, tukajya no muri diaspora kugira ngo tubazanire impano. Uyu munsi impano tubazanire ni iyihe? Watch out. Tufite umutumirwa, ni umuntu mukuru, ntago nakwirirwa muvuga ari buze kwivuga, ariko ikigambiro no kumenya ngo impano afite ni iyihe, yafasha iki abanyarwanda. First of all, reka atangire abebwira. Murakoze, nitwa Uwimana Petronile, nkaba ntuye Igikondo, seje mukuru wa ADPR, nkaba mfite impano yo kuririmba. Murakoze. Yes, yitwa Petronile, afite impano yo kuririmba. Kubivuga ntago bihagije, ahubwo turashaka ko iyo mpano ye noneho ahitugaragariza. Petronile, are you ready? Uri tayari? Yego, ndi tayari. Umuntu ugiye kumva Petronile bwa mbere yumve kuri muntu ki? Umuntu ugiye kumva Petronile bwa mbere, Petronile ndi umwana w'umukobwa, narangije 6e secondaire, nkaba mfite umubyeyi umwe, nkaba mbano Igikondo seje muko mwabyumvise, nkaba nkunda kuririmba cyane cyane mu njyana ya gospel, nkaba nkunda abahanzi aribo Vestine na Dorcas, nkaba mfite impano yo kuba nasubira mu ndirimbo baririmbye. Murakoze. Yes, ukomoje ku kintu kijyanye no gukunda abahanzi barimo Vestine na Dorcas, ariko nabanza nkakubaza nti ese mbere yo gukunda abandi bahanzi wowe ntabwo uragera igihe ukora indirimbo yawe ukaba wajyana muri studio, wigeze ubitekerezaho? Murakoze, nkuko mubimbajije, indirimbo ndazifite ku giti cyanjye, ariko ntabwo ndazijyana muri studio kubera ubushobozi bukeya. Nkaba nifuza ndamutse mbonye ubwo bushobozi bwo kuba nagenda muri studio, nagendayo nta kibazo, kuko indirimbo zo zirahari. Wakoze ubushakashatsi se ngo wumve ko indirimbo imwe yishyurwa amafaranga ngahe? Byibuze ukavuze toke nicaye ntegereje umuterankunga azampa nari 500 nzakora indirimbo runaka. Wari wasura ama studio kwanza? Murakoze, nagerageje kuzisura studio, nasanze indirimbo iri audio amake yari 200, kandi nje nta bushobozi mfite, ariko ndamutse mbubonye nanjye ndi tayari kuba nabagaragariza impano yanjye neza. Yes, birumvikana rero turakomeje. Muramwumva ko yitwa Petronile, afite impano yo kuririmba. Ababwiye introduction yiwe, akona afite ibihangano byinshi, ariko mu by'ukuri kubera akubura ubushobozi bw'amafaranga ntago arajya muri studio kugira ngo abe yakora indirimbo. Ariko atubwiye abahanzi akunda, atubwiye Vestine na Dorcas. Reka ikiganiro cyacu tukijyane mu mujyo kugira ngo atubwire icyo abigiraho. Ubundi Petronile,
hari abantu benshi bagaragaza ko batazi isura ya Vestine cyangwa se na Dorcas. Ngira ngo hari nk'akantu kigeze gucicikana ku ma WhatsApp ngo nushaka kumenya Dorcas ngo nuri kumwe na Vestine. Ubundi amasura yabo urayazi? Yego, ngiye kubera ukuntu ndabakunda kandi ndabakurikirana cyane, amasura yabo ndayazi. Ngabo batubwire nk'umuntu utazi gutandukanya Vestine na Dorcas, badutandukanyiriza. Ni ukuvuga ati Vestine ntabwo ndahura nabo nk'uko mbyifuza amaso ku yandi, mbabona ku mafoto ndetse no mu mavideo baba bakoze. Gusa Vestine ni mugufiya kuri Dorcas, kandi Vestine akaba ari ufite agakara kenshi kuruta Dorcas. Dorcas we mbona ari imibiri yombi kandi asumba Vestine. Hanyuma se niki cyagukuruye kugira ngo ukunde aba bana babiri Vestine na Dorcas? Murakoze. Ikintu cyankuriye kuri abo bana babiri nk'uko nabivuze, njye muri gihe nakuze nkunda impano yo kuririmba, ariko Vestine na Dorcas ikintu nabakundiye si ukuvuga ko ari bo bonyine baririmba bonyine, gusa ikintu nabakundiye nyirizina indirimbo zabo baziririmba neza, bafite ijwi ryiza kandi baririmba ibintu biriho kandi bishobora kudufasha mu buzima busanzwe. Urugero? Nahawe ijambo ndetse n'indirimbo baheruka gusohora ubu ngubu nayo narayikunze cyane, zose zirimo ibintu byamfasha, bijya bimfasha ku giti cyanjye. Nahawe ijambo yakwigishije iki mu buzima bwawe busanzwe? Nahawe ijambo ikintu yanyigishije ni ukuvuga ati yanyishe yuko ntagomba kwiheba, uko ndiho ubu birashoboka yuko ejo nshobora kugera ahandi. Twirinde kwiheba rero, kuko udafite ijambo none ejo ushobora kurigira. Yes, watubwiye ko ufite impano yo kuririmba. Ubundi wamenye ute ko ufite impano yo kuririmba? Murakoze. Nakuriye mu idini ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, na n'ubundi mu Adventiste umunsi wa karindwi. Ahantu nakuye yuko mfite impano yo kuririmba nkiba muri korali, ninjye umuntu wakundaga gutera ibice iyo twabaga turi buririmbe, ninjye wakundaga gutera ibice by'indirimbo. Ubwo rero nza no kubikunda cyane, ariko nabiteraga bindimo kandi bakambwira ko nagiraga n'ijwi ryiza. Ubwo rero gutyo uko nagendaga nkora, ariko ngenda no mu yandi makorali bose nkabona bari guhuza ku kintu kimwe, biza kunjyamo yuko nanjye ngomba kubibyaza umusaruro. Yes, hanyuma rero hari indirimbo batubwiye wamaze kwandika ariko utarajyana muri studio, turashaka kutubwira akapera turi imbere ho gatoya ku ndirimbo wanditse ariko utarajyana muri studio. Ibintu biratujyana noneho nuko uri buze kuturirimbira agace k'indirimbo ya Dorcas na Vestine ukunda. Indirimbo nanditse ariko ntarajyana muri studio nifuza kujyanamo, reka nyibaririmbire nta kibazo. Twiringire Yesu kuko adushoboza kugera kuri we. Twiringire Yesu kuko adushoboza kugera kuri we. Ibyiza muri njye byahindutse ibibi, kuko nari nzi ko ndi mu gakiza, ariko nako nigeze gerageza gukora ibyiza, ibibi bikananga imbere, ariko Yesu aravuga ati nimutsange mbaruhure. Twiringire Yesu kuko adushoboza kugera kuri we. Hari ubwo n'agakiza wigeze, ariko ashobora kukaguha. Mukorere umukurikire, arakuzi kuko yakuremye, nge nawe tukiri ku isi. Iby'agakiza biraturushya, ariko twihangane kuko Yesu yabitwishyuriye. Twiringire Yesu kuko adushoboza kugera kuri we.
twiringire Yesu kuko adushoboza kugera kuri we. Wow koko ufite impano kabisa, nanjye ndabyemeye, uranyemeje. Murakoze cyane. Yes, ngo twiringire Yesu ngo adufasha cyangwa se adushoboza kugera kuri we. Iyi ndirimbo yaje ite, wabitangiye ute, inspiration wayikuye he? Murakoze, bitewe na societe nakuriyemo, nakunze kuganira n'abantu benshi batandukanye, abakire, abakene, imfubyi, abapfakazi. Ndavuga ati reka mpimbe indirimbo kugira ngo izafashe abantu nk'abo ngabo, bareke kwiheba, ahubwo bumve yuko Yesu arahari kandi arakiza cyane. Ubwo rero ndavuga ati reka mpimbe indirimbo, nabo mu gihe bazabahungabanye bafite ibyo bibazo, nibayumva izabafasha. Ni nyinshi cyane, ubwo ngubwo iyo ni imwe gusa, indirimbo zo ndazifite. Iyo ugiye kubwira umuntu ko ufite impano urabimugaragariza, wavuze ko ufite impano yo kuririmba, uraturirimbiye. Hanyuma tugiye kuri Vestine Dorcas, indirimbo zabo urazizi? Indirimbo zabo ndazizi. Hanyuma kugira ngo bakonvinsinge, nakubwiye ko iki kiganiro baza kukibona, ndashaka kugira ngo hagire indirimbo yabo uririmba neza kubarusha, kandi ari indirimbo yabo. Urabishobora? Ndabishobora. Ugiye kuririmba iyi ndirimbo yaba Vestine Dorcas? Ibuye. Twatangiye. Igihe natsinzi nabonaga imbere yanjye, rubasha yarafoye aramasa, ahamya mu kico utarangwa, yanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza, kuko Uwiteka wanjye yamaze igikundiro cye yagitegekeje, itangiriro nari mfite mu maso y'abantu, nuko mbona ngaruye ubuyanja, ibuye ryo kwizera yampaye ntiryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi data ari umwami. Ibuye ryo kwizera yampaye ntiryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi data ari umwami. Yaravuze agendesha nemye mu nzira zigoye, iherezo ryanjye ku bisi arigera itangirira kuri we, singikanzwe ukundi kandi ncagawe n'igitinyiro cye, dore umwanzi abuze uruvugiro, abambari be bakwimishwa, intare ya Yuda iranesheje, dore umwanzi abuze uruvugiro, abambari be bakwimishwa, intare ya Yuda iranesheje, kuko Uwiteka wanjye yamaze igikundiro cye yagitegekeje, itangiriro nari mfite mu maso y'abantu, nuko mbona ngaruye ubuyanja, ibuye ryo kwizera yampaye ntiryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi data ari umwami. Ibuye ryo kwizera yampaye ntiryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi data ari umwami. Mbega impano, mbega impano. Ufite impano kabisa. Murakoze cyane.